aho dusoma gusa honyine kubera umwanya. Mika ibice bitandatu umurongo wa 8. Yego. Yewe mwana w'umuntu we, Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. yakweretse icyo ugomba gukora icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Imana igushakaho Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, gukunda kubabarira, no kugenda wicisha bugufi, no kugendana n'Imana yawe ariko ukinyenyekea sana. Barikiwa sana. Mwami Yesu akugirire neza. Twishimiye ikaze ryanyu abayobozi bakuru, uhereye kuri Bishop uri hanze ku mugabane wa Amerika ndetse n'abari hano, Revera w'itorero n'abo bakorana, abaturaritse by'umwihariko. Message twakiriye ni ya Eric. Mwami Yesu nawe akugirire neza. Abantu bose bateranye ba hano turabakiriye mwese, abaje kumva ijambo ry'Imana. Umwami Yesu abagirire neza. Tidutinda kubera ko turaza gufata umwanya uhagije wo gusenga, ariko kandi turumva n'ijambo. Ishimiye kubona n'abashyitsi bavuye Bugande, abo twazanye, mubarikiwe sana. Mwami Yesu nango abagirire neza. Wale ambao ni siku mingi hatujaonana, turabakiriye. Mwami Yesu namwe abagirire neza. Dushimiye abayumbe ba hano na Revera baradusuye tugubwa neza. Twaguwe neza Reve birenze. Twongeye gusaba ngo muzogaruke abasigaye nabo kugira ngo bazadusure. Kubera ibyo byose Imana yakoze, dukomere Imana amashyi menshi. Topic y'uyu munsi iravuga ngo kumenya icyo Uwiteka gushakaho cyangwa icyo waremewe, icyo Imana ikeneye ko ukora muri iyi si. Dushimiye na Eric yadufashe neza, twageze mu rugo iwe, uzukuri aratwakira, kandi iyo umuntu akoze ikintu cyiza agomba kwishimirwa. Barikiwe sana. Dutara. Amen. Murino muzamura ibiganza bigaragaza ko turi kumwe. Mubarikiwe sana. Nishimiye abashumba twateranye bavuye ahandi, nabo turabiyegereje. Umwami Yesu abagirire neza. Twarasenze nijoro usengera uyu mukutano. Umukutano urasengeye meze neza, kandi ntiyagira umuntu uhungabana kubera ko ngo leta hari ibyemezo yafashe. Leta Bibiliya avuga ngo twubahe ubuyobozi, kubera ko ubuyobozi bukomoka he? Ku Mana. Nta kintu na kimwe cyokorerwa munsi y'ijuru kitavuye mu kuboko kw'Imana. Amen. Turimo gusenga rero, Imana iduhiye message iyi tugiye kubaho nyine. Kumenya impamvu uri hano Nairobi. Impamvu inda ya mama wawe itavuyemo, we ukavuka, abandi bavutse nyuma yawe zikavamo, cyangwa abandi bakubanjirije zikavamo. Impamvu zamuri ibiganza atukuzwe. Impamvu zugenda mu muhanda wahura n'abantu bakakuramusa, bakaba bakikuramusa kugeza kuri uyu munsi. Impamvu uhura n'intambara igihe gito, ukwezi kumwe cyangwa ibyumweru bitatu byashira, ugaselebrating imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Impamvu zuzuka mu gatondo wanyeganyeza ukuboko ukumva ni kuzima, wasohora ijwi ukumva naryo rirasohotse, kandi rigasohoka utasara.
tuvuge ngo amen. Dutere haleluya. Tugire gutya. Haleluya. Amen. Bambu tukigenda washika mu muhanda ukabona ka message kuri mukesi. Ngo ngisara mukohereza. Uko hari n'abazibonye none ariko ganti bovuga. Kandi tugiye kuzibasaba. Ariko wicara ubizi ko iriya nimwe mu mpamvu Imana yagutindije kuri Yesu kugira ngo nakiriya gisubizo naco uzakigereho. Siko kinama? Impamvu z'urwara ukagwara ukaruha abantu bagahebura bakamavuga ngo Erika arafuye. Ariko bwaca mu gitondo wigorora bakavuga ngo data aracyari mu mwuka. Ariko Imana n'umukozi w'umuhanga. Impamvu uzubwira umunyakenya ngo mbaye mu pesa yawe kubaruyeho akayiguka imara n'imyaka 8 ataragutera mu rugo ataragusaba kufaranga zazinyuraho kandi tumubwire ko wanazibona ugatuza ukazuzijya nk'umuntu wabaruje kuri cyo cyangombwa warangiza ukicara ukazuvuga ngo hashimwe data wasinze satani n'abadayimoni. Ariko ntutekereze ku mpamvu Imana yagusigiye muri isi. Tuzamura ibiganza gira ntere yindi haleluya. Atukuzwe. Impamvu uzuzuka mu gatondo abana bawe 4 cyangwa 5 bazuka mu gitondo ugasanga bose ko baraseka ko baramwe igikoma kaho nta cyabaye kandi turimbi zinajya tuzahora tugushima tuvuga imirimo ya Mwami Imana tuzahora tugushima. Zamuri cyo Hiroshima. Haleluya. Ahimbazwe Yesu. Impamvu zawicarana n'umunyakenya utakuzi w'umukikuyu ukamubwira ngo nkeneye akazi papa muri Naivas. Akakaguha atakuza atazi so na nyoko yarangiza akakwizera utagira ayi. Bakagushira kuri gishu kazubika ifaranga z'abanyakenya ariko tutere haleluya yeme ndafashwe kabisa. Tuzamura ibiganza. Bora tutere haleluya. Tuzamura ibiganza. Imana niyo kwizegwa. Pamvu wahuye n'intambara ukazitangirira mu Rwanda ukaziurutsa ariko ukabutarafa uhaye ugenda mu muhanda. Turindwa n'imbaraga zayo turindwa n'urukundo rwa Yesu kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu. Zamura ibiganza bimarshayiro. Kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu kuba turiho n'imbabazi zayo. Tutere haleluya ka tugira gusa atukuzwe. Mpamvu zugenda urungano rwawe rwarashize hari impamvu yatumye usigara utafuye. Kuna sababu ambayo imesababisha wewe tu ukae vile uko. Impamvu zugurisa ukabonera kubere yo niyo tugiye kuganira no nitumara tuvuge n'ikima yagusigarije n'ikigushaka agace gatoya gusa gasigara kubuzima bwawe. Kuna lengo ambalo Mungu ameweka mbele yako. Sugufa kubahuza. Hari abantu gabazi ngo nukuzuka mu gitondo ngo bagacumba bakarya bakanywa bagahaga hanyuma bagakora sorti n'imiryango yabo ariko ntibamenye impamvu. Hari impamvu. Nta muntu wasuye ku bitaro none. Inde wasuye umuntu ku bitaro none. Tubabonye abagwayi bari si benshi kandi kuriya barababa. Kuriya bakeneye kuja hanze, bakeneye kugenda, bakeneye kurya, bakeneye kwambara, bakeneye kudrivinga amamodoka, bakeneye akazi, bakeneye salaire, bakeneye kubaho. Ariko wewe
utagushima ninde, utagushima yavae, utagushima nuwahe. Duterara ryawe, tuzamura ibiganza, mumfashe tuzamurire data ubwiza, kuba ukiriho gusa byonyine gusa, tuzamurire Imana icyubahiro. Ahimbazwe Yesu, atukuzwe. Uwiteka gushakaho nugukiranuka ukamwubaha. Uwiteka gushakaho nugukiranuka ukamwubaha. Zamura ibiganza dufatwe n'ubwoba nubwo bimeze gutya. Atukuzwe, ahimbazwe Yesu. Ni ikima igushakaho uyu mugoroba, nicyo tugiye kukubwira. Ishima ikeneye ku buzima bwawe. Ishima ishima nishaka kugira ngo kandi musubire kandi musabane igihe gito usigara. Ishima nishaka kugira ngo kandi wongera ubera isita. Ahimbazwe Yesu. Ariko Mika yeretswe ibintu bikomeye. Bibiliya yambwiye ngo Mika ngo yeretswe igihe kimwe na ba Esayi. Igihe ba Esayi baza berekwa nawe nicyo gihe yafashwe. Buriya Bwana sifiwe. Umuntu azaba mu bunebwe akamagira ngo abantu bose bagize gusa barane bateri yawe ejo hasi, abantu bakazugenda mu muhanda ariko umuriki wari ubunebwe bwitanga naho kumbi ufite impishi yabwo gusa. Hari abantu baza bagenda bafite impishi y'ubunebwe kandi bakayijana mu makwe, bakayijana mu manza z'imiryango, bakayijana ahandi hantu. Ukazugenda ubwira abantu, ukazugenda utangaza ko muri iki gihe ngo agatatu ngo karashize ngo habe n'abavuga butumwa basigaye basa. Ukaruka bacyamba, ukaruga cyamba revera, ugacyamba ikorari zose barazimaze, ugacyamba gisubizo, ugacyamba ya za ministeri zindi ziyari. Ngo voice yoni gitangaza wagera kuzini. Ukazugenda wahutema gusa. Wahugenda ubaga. Uwiteka gushakaho nugukiranuka ko babika abandi bashingura abandi bari mu bituro, abandi bari mu bitaro. Kuse kuki wewe ukiriho ubwo n'ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza. Uwiteka agushakaho nugukiranuka ukamwubaha. Zamura ibiganza by'Imana icyubahiro. Ahimbazwe Yesu. Kubera ikibazo babika abandi bakabashingura, abandi bari mu bituro bararyamye hano rangata, wewe uracyahudekarara gusa ngo nzoja hanze byange bikunde. Kubera iki? Kwa sababu gani wewe bado unasimama kwa miguu mbili? Na kuna wale ambao hawana mkono na wamekuja na mikono huku Nairobi, lakini wewe bado uko na mikono miwili unakula. Niyo wikoze uje wisiga mavu uzuvuga mu bahungu beza mwisi n'abakobwa beza ngo nanje mbarimo. Kubera kuzawishira ku rugo rutonde turamenye neza ikimana igira gute igushaka. Bose bakimenye uzisuzuka. Uzi impamvu abantu batarakura mu mwuka wera cyangwa ngo batinde ku ijambo barisome barikunde? Nuguhazwa n'ibyo bafite. Azayishara akavuga ngo jewe ngo agakiza nakiri ngo karaha. Iyo umuntu yanebwe neza azashima urwegare. Kadutere hareruye sinzi uko bigenza tugire gusa. Haleluya. Iyo umuntu ari mu bunebwe papa adakeneye kuzamuka azashima urwego ariho, akavuga ngo urwego ndiho ngo rurahagije. Tugutangarije ko hirya yaho hari izindi mbaraga, hari ukundi kuboko kw'Imana, hari ukundi gutabarwa, hari ubundi buhanga, hariho gukomera kw'Imana. Hirya yaho hariho Yesu. Uwiteka
agushakaho ntugukiranuka ukamwubaha. Haleluya! Zamura ibiganza by'Imana icyubahiro. Atukuze Bwana w'amajeshi. Impamvu imwe mu mvambi zituma udakomera urayizi ni ukwikomeza. Iyo wikomeje utaragera igihe cyo gukomera, Imana izi kumanura ikagushisha bugufi kugira ngo yerekane imbaraga zayo no gukomera kwayo. Ko numva no kwiruka simbizi kasi. Dutere haleluya yemwe. Numva ko nduhuka, dutere haleluya. Mumfashe tuzamura ibiganza. Ahimbazwe Yesu. Nikango yerekwa mu gihe cyari gikomeye cyane ngo atangire kwerekwa gutya. Yamabona imitima y'Abanyesiraheli, ngo abona imitima y'i Samariya, abona Jerusalemu. Yamavuga ngo ndatangaye, uku nguku aracyabaho indaya. Ngo yitegereze muri Samariya gutya, yamasanga ngo uwo mujyi ngo wazamuwe n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ngo na faranga indaya zinjira zasambanye bakazigura, noneho bakashira muri leta nayo ikazamuka, abantu bakazakoma amashyi ngo bararya ibintu biribwa. Umva kubwira hano hanze hari ibintu bitaribwa, hakaba n'ibindi biribwa. Ijambo ry'Imana riraribwa kandi riraryoha, ariko ibindi bitari ijambo. Dutere haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Uwiteka gushakaho ntugukiranuka ukamwubaha. Uwiteka gushakaho ntugukiranuka ukamwubaha. Imana ngo yamagara Mika itangira kumubwira amabanga. Umva nkubwire, ntago wamenya amabanga y'Imana itaraguhamagara. Mu Mana ntagufosinga papa. Oya. Gusese ku mutwe gucya n'igituza gusa. Oya. Birasaba gutindana n'Imana mwembi babiri, yarangiza ikabona kumena amabanga ariko umutima wawe. Ariko igihe cyose utaratindana n'Imana uzofuta amenya amabanga y'Imana. Uzorinda usaza neza gutya. Utamenye Yesu w'i Nazareti. Awe nubwo ubatizwa atukuzwe, bakakubatiza muri Kongo, ukabatizwa no muri Kenya, bakakubatiriza no hanze. Mibatizo yashakika 8 kandi bakaza bagusengera bakakumena amavuta ya Naivasi n'ayakwikimate ngo bagusengeye. Yesu atarakubatiza mu mwuka wera uburi mwisi. Taraga. Tere haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Uwiteka ntugukiranuka. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Atukuze Bwana w'amajeshi. Mika ngo atindana n'Imana. Imana ngo iramwitegereze iramubwira ngo Mika we, ngiye kukumenera amabanga. Kandi ndakumenera amabanga ya Samariya, kumenera n'amabanga y'Abanyesiraheli. Kwereka ibyo bari. Uriya Bwana sifiwe. Ntago wamenye ibintu abantu bari mutarasenga. Bisaba gutindana na Yesu. Niwe ugira akajyango konyine gusa kaza kamena amabanga y'abantu. Tuzataramana n'abera bose baneshe uyu mubiri ndetse na Sata, tuzahora turirimba imbere y'ayatebe, bega umunezero tubonye Data. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Ariko tuzotindana na Yesu, tuzotindana n'Imana. Nikangwa Imana iramwegera, yamubwira ngo ayo mabanga ngiye kuyakubwira. Ikintu cya mbere nkubwiye kuri Isiraheli batangiye kumvaho gahoro gahoro. Abo twabanaga bose batangiye kugenza umugongo. Umva nkubwiye, tuzamura Imana icyubahiro. Tuzamura icyubahiro cy'Imana gira. Nkubwire kino kintu. Mu gihe abandi bataye basenga, Bwana sifiwe, nicyo gihe cyo gusenga. Mu gihe abandi bataye baramya Imana, nicyo gihe cyo kuramya Imana yari. Mu gihe abandi baryamye basinziri, nicyo gihe cyo gukanguka. Dutere haleluya.
udukoresho dutere mu gihe abandi baryamye basinziriye icyo gihe cyo kubana n'Imana mu gihe abandi bari mu buheneberewe n'uburyo bwawe hari igihe inzu izayinjira mu bunebwe umugore akazabwira umugabo ngo dusenge umwe akazabwira mugenzi we ngo ngaho nawe cyane akabura cyane ngo iyo amakuru yo mwisho zamuri Imana ishibasha iyo watindanye n'Imana uzikuraho ibintu yere n'ukuri kw'Imana. Acha tuteseke ulimwengu tutese watu watushimange watunene mabaya hatutautupa ujasiri wetu tutaendelea kufuata. Arabandi azuka mu gitondo ngo banyiriweho muri quartier ngo none ngo sinja gutarama bari bagutangira se abantu batangiye kuvuga nyoka twite zamuri biganza atukuzwe umuvyeyi wawe azatwita gutya bakamavuga ngo iriya ndizovuka mwiki ngo niba atari umuhungu ngo ni umukobwa kujya ke baye bagushaka ariko ni gitangaza zamuri biganza we atukuzwe gashinda yaguma gukura bakamavuga ngo nukuri ngurira burakwijosi ngo uzobyara umuhungu abandi ngo umukobwa abandi ngo umuhungu uzubyara gutya ku bitaro umuntu utageze gusura mu rugo akamaza yiruka kuri yasugurana zo kureke nimba warananiwe gusura umuntu atarabyara ayo makuru ndayare tuzamura ibiganza giratera harare ngo yaye ngo jewe ngo muri iyi minsi ngo riya karita ngo baramvuze cyane ngo none kubera iyo mpamvu ngo bankuye mu mwuka ntawo wari urimo wari uri hariya gusura igikopo nta mwuka wagiraga n'ubundi wagiye n'ubundi wari uhagaze wari usanzwe wawugenda ariko ntacyo babwiye nta n'izina bavuze rikome iyo bavuze izina rikome riza rizamuka ntiriza rimanuka. Rafa kotera haleluya isayi eseme muzangumva gute ibintu z'Imana esabyo dutere haleluya zamura icyubahiro cy'Imana zamura nawe papa zamura icyubahiro cy'Imana ahimbazwe Yesu dutere haleluya zamura icyubahiro cy'Imana. Acha tuteseke ulimwengu tutese watu watushimange watunene mabaya hatutautupa ujasiri wetu tutaendelea kufuata. Ariko mana we uyu mwuka turawamaganye mu izina rya Yesu uyu mwuka wo gufunga amakarisa n'izuba Imana udukure hejuru tuba tugeze mu bire turimo ariko nazamuye hejuru zamura ibiganza by'Imana ishwayo Bongera b'Imana ishwayo ahimbazwe Yesu ngo yaye ngo jewe ngo barandemerereye bandi nta muntu ukuremerereye ibikurimo nibyo bikuremerereye papa n'ukuri kw'Imana kubera ko umutima wuzuye Imana wuzuye agakiza ntacyo uremerera aho uri hose ubushikane agakiza Paulo yaravuze ngo tugomba kugakenyera nk'icuma ngo gikingiye igituza cya kindi bazabashira hano mu gatuza abakuru b'ibihugu ku antibare kugira ngo nibazakubita gusa urusasi rugaruke ko ni kumukirana sasa terare zamuhigaza abana kazuka mu gito ngo Eric we ngo none turashize n'inzara ngo uyu munsi ngo sinzi ko maneka amaterane ngo ibijyo byashize ngo inzu bayikinze ngo ibindi byose ngo none ngo mfite ibibazo biruta uzayo wewe uri muri theater papa uzi jambo yewe
iyo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwa Yobu, yari umukiranutsi utunganye kandi yubahaga Imana, yahawe umugisha n'Imana. Uwo mugore we aramubwira Yobu ati, watutse iyo Mana maze nawe ukifira. Yobu aramubwira, navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi. Mwami Yesu we alima elotele pandi malode lekra, navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi. Byose byatanzwe n'Uwiteka. Tutere haleluya, tuzamura ibiganza, atukuze Bwana wa majeshi. Umunsi umwe ngo Satani yahuye n'Imana, Imana yamwibasa ngo ese uvuye he? We amivuga ngo ivuye kuzerera mu isi, uvuga ngo utangariza amakuru. Tuzamura icyubahiro cy'Imana, atukuzwe ahuri hano ukorera umurimo w'Imana.